ugiye mu ikipe APR Football Club. Ejo chairman wa APR yahamagaye kamera aza muri iyi kipe arazibwira ati nimuze hano ngira ibyo mvuga bijyanye n'imyiteguro y'ikipe ndetse nuko tutahiriwe na Super Cup ndetse n'icyerekezo naho twerekeza. Reka twumve chairman Karasira Richard. Twabanje kwanza kubihanganisha ko buriya banira match kwa twarayitsinzwe n'ibintu bibabaje ari kuri bo ari no ku buyobozi ari no ku bafana ari no kuba n'abandi bose bashinzwe iyi equipe harimo kubereka yuko ibyo umusaruro twabonye utarushimishije tunabakangura yuko bagerageza ibishoboka byose bakareba ko batanga umusaruro mwiza watuma bongera kubabanisha neza n'abafana kuko nicyo abafana babifuriza ko ari zitashimishije ariko umupira bibaho ariko niko tugomba gushyiraho ingufu kuri match y'ubutaha tukareba icyo twakora cyatuma ekipe yacu itsinda yongera guhagarara neza yongera kuyibanisha neza n'abo bafana bose babashigiye ekipe yabo nabanza kubashimira kuba barabonetse ari benshi n'imifanire yabo nshimira n'ubuyobozi bwabo muri rusange byari bishimishije icyari cyababajemo nuko hajemo gutsindwa ariko imifanire yabo yari ku rwego rwo hejuru gushimira twongera gushimira n'ubuyobozi bw'abafana ariko tubona no kunabasaba yuko twabasaba gukomeza gushyigikira ekipe yabo kuko nta muntu wayisiganira nabo nta muntu utari nyiri iyi ekipe buri wese afite ubushobozi buri wese arayikunda atanga mu buryo bwashoboye yaba mu mifanire yaba mu buryo bw'inkunga yaba mu buryo bw'amasengesho icyo tubasaba abafana bakomeze bashyigikire ekipe yabo kuko kuba twaratakaje ikombe ekipe wayitererana witererana indi ni ikintu cyangombwa cyane tukomeza kubakangurira bakomeze baje bafashe ekipe yabo natwe nk'ubuyobozi n'abatoza icyo cyuho bagiye babona ibibazo bagiye babona numva twese twarabibonye tuba dufite n'uburyo tunabiganira twumva ibyo ari byose bigomba gusohoka kandi koko uranabibona yuko dufite icyizere ko bizakosoka assessment yanjye navuga numvaga bavuga bamubara ku giti cyanjye ko ari byo bamuzanye ibintu byose muri ekipe ni jyewe ari abakinnyi bagiye babaza njyewe ari n'umutoza nta n'umuntu yabyigezaho nk'umuyobozi nka chairman wa ekipe umusaruro mwiza n'umubi wa ekipe wose ugomba kubazwa njyewe nta kintu cy'itangaza umutoza rero nyuma aramose amezi abiri ndatekereza ko nawe options zahisemo gutangiza ashobora kuba arazitangije yizeye yuko hari icyo zamufasha ibyo ari byose nawe arababaye kubona aganira nawe urabona ko nawe umusaruro utamushimishije hari ibyari bimushobokeye hari ibyamugoye kubera ko cyane twashakagamo ingufu mu busatirizi ariko tuza gukubitana n'icyo kibazo cy'aho benshi batanambaye numva iyo ari byose nawe ari mu kazi arabizi ko afite ikibazo umwuka uhari arawubona umwuka w'umusaruro ko abantu batawishimiye yaba ari abayobozi yaba ari abafana arawureba arawuzi iyo muganya nawe aremera yuko hari ibyo agomba gukora hari ibyo agomba kuba yakongeramo ingufu uko agenda areba ekipe uko igenda ihinduka tukaba twizeye yuko nk'abakurikira imyitozo urabona hari ibyo ubona ariko arahindura hari n'ibyinshi iyo abantu bataba mu myitozo utamenya se twavuye Tanzania abasibye umunsi umwe ibiri basibye ku zihe mpamvu abo bagize ibibazo by'amatere sintetike kuyakiniramo iyo utagize mu myitozo rero ntabwo umenya ibibazo abantu bahura nabyo ariko urabona afite izo mpungenge nawe arabireba akabona ko harimo ikibazo akabona ko ari icyo yatanga cyane iyo batatsinzwe bagatwara igikombe biba bibabaje kuri twese ariko umutoza twamushatse arabishoboye twe turabizi ko abishoboye umusaruro mubi bazawutubuze arabizi ko abishoboye ibyo byo nanabyama ko abishoboye umuhasesinga aho yaba ari hose uburenganzira bwiwe amarangamutima yazamo rimwe na rimwe bituma hazamo n'imvugo itari nziza ari umutoza ashobora kuba mubi yaba mubi bamuvuga ko ari mubi ariko gutukana ntabwo ari ikinyabupfura cya kinyarwanda n'uwo twakoresha ariko yaba mubi niba nabivuga
hari ukuri yaba afite ko umusaruro niwo ubara muri byose. So reka rwani niwo musaruro, ibindi byo bazabitubaza naho kuba ari igihe wamuzanye nigera azanye abakinnyi uwo ni chairman w'ikipe ya APR Football Club. muri iyi interview agarutse ku bintu nka bitatu, nagira ngo tubitangeho highlight ko dufite iminota 15. Icya mbere yagarutseho yaganiriye ni umubano uyu munsi wa APR Football Club n'abafana, ariko uyu mubano ntiwawutandukanya nanone n'umutoza. Ukuza k'umutoza na resultat umutoza afite byajyanye kuba abafana batangiye gushidikanya ku bushobozi bw'umutoza. Icya kabiri ni amakuru yagiye hanze ko ubuyobozi bwa APR ngo bwamurangiwe n'abandi bantu batari abaprofesiyoneri, batanari n'abahanga cyane mu by'umupira. Urabyumva? Ikindi ni imyiteguro nyine, avuga ati abafana muze mu inyuma ya ekipe mushyigikire, ntawe muyitererana, dukomeze tuyishyigikiriza izitwara neza kuri match ya Azam. Amakuru mfite nuko ejo abayobozi b'abafana bazahurira ku cyicaro hano ku cyicaro ku Kimihurura hano hirya, bazaganira. Baratumijwe abahagarariye amafani club, abahagarariye abafana mu ntara n'abandi, bazaza kuganira n'ubuyobozi bwa ekipe. Ariko Regan, umutoza Darkonovic, abafana bamushinja ko yanze kubereka abakinnyi, yanze gukinisha abakinnyi baguzwe na ekipe, kandi ngo bari abakinnyi bari baje gufuelinga, kongeramo imbaraga muri ekipe. Abantu bagatangira gushidikanya ku bushobozi bw'umutoza. Anabyo nyine biza neza speculation nuko yaje n'ibindi. Ngendera ku cyo bita fact and evidence. Ntabwo nkora analysis ziri biased cyangwa zishingiye kuri sentiment. Niyo mpamvu nshaka kuganira mfite imibare. Kwizigira na Rugangura n'abanyarwanda badukurikiye, tugiye gukorana urugendo rwo kusuzuma Darkonovic kuva yafata APR mu mibare. Tureke amagambo, tureke n'ibintu bya ngo ni umuswa, ngo ni umuhanga, based on what? No, bigomba kuba bifite ikibi defend. Ntituvuye kuri mani mu kanya. Ntitugaragaje impamvu bagiye gukemura ikibazo cya defense. Ntitugaragaje ko yatsinzwe ibitego 58 muri match 38. Ntitugaragaje ibyo Man City yatsinzwe n'ibyo Arsenal yatsinzwe. Ntitubonye ko ari departement rwarwaye bayiguzemo abakinnyi batatu. Tugiye kureba APR koko uyu mutoza ari gutoza iki. Reka duhere muri match za mbere yatoje. Match ya mbere ngira ngo yafashe ni match ya Polisi, ya match yabereye muri Stade Amahoro yo gutaha stade tariki ya mbere ukwezi kwa karindwi. Yatsinze 1-0 cya Mugisha Gilbert Barafinda. Match imwe igitego kimwe. Well, match yahise ayivamo ajya Sekafa. Yatsinze Singida Big Stars 1-0. Mujyane munyandikira kwizigira tujyane tutarangara. Yego. Match 2 win 2 ibitego biri muri match 2. Byiza. Yakurikije ekipe yitwa Almerar. Ayitsinda 1-0. Yego. Match 3 intsinzi 3 buri match atsinda igitego kimwe. Well, yakurikijeho match ya Villa. Banganye 1-1. Intsinzi 3 na draw 1, atsinze ibitego 4 muri match 4. Bira yari nziza aho Sofa. nta match nimwe ataskoringaga byibura igitego kimwe. Arakomeza akina n'ikipe ya Ibenge. Al Hilal. Ubusa kubusa ntatsinzwe, nta natsinze igitego, ariko yakinaga n'ikipe ikomeye ayikuramo muri penalty. Shano kurenya. Byiza. Match 5 nta nsinzwe nimwe. Utsinze 3, unganyije 2, ufitemo ibitego 4. Hari match mutatsinzemo igitego. Nje kugeza hari ahantu naravugaga ngo c'est pas mal. Ikibazo nabonaga kugezaho cyari kimwe, nari nakivuze. APR ntiri kubona ibitego bihagije. Niyitsinze kiraba kimwe, kandi ku makipe yende amwe anoroshye. Nk'ikipe yo muri Sudan twavugaga apana no kwa Ibenge, ino yindi ya apana Al Hilal Almeria. Ikipe yashobora gutsindwa ibitego byinshi birangira itabitsinzwe. Ariko
ariko akugezaho ntabwo byari ajya finale agira match nziza kimwe muri match arongera agarura umukinnyi Chris Cockshit tayizamu uriya mwana mutoya Mamadusi byanakonfirmaga ko ari umwataka mwiza nyuma y'igitego yatsinze nanone kuri Armere hasimbuye byari byiza kugezaho baratsindwa kuri finale ya Sekafa ariko bagize icyo bita proper display APR yakinnye match nziza kuri finale ya Sekafa njyana navuga ko nkoze highlight match yasigaye mu mutwe muri Sekafa ni match ya finale sirtugwera ku munota wa 60 imaze gutsindwa kugera ku munota wa 90 niho twese twavivuriye umukinnyi witwa Ramti n'uyu mwana witwa Mamadusi ari naho wa mugani abafana basizoreye iyo match niyo yateje ikibazo bari abakinnyi abakinnyi ko bagiyemo bagakora ibintu kuki yaje kuri match ya Police akabicaza iyo match niyo yabasembuye aba bakinnyi bari bamaze kugaragaza urwego harimo no kuvuga ngo Swane yagiye ahabwa iminota muri Sekafa 10-20 bakavuga bati nawe arava Sekafa niba hari ibyo kongera yarabyongereye ubwo igihe cyo gukoreshwa cyageze Sekafa navuga ko hari umukinnyi asigaye APR w'umunyamahanga umukinnyi yitwa Dauda nimero 6 Yusuf Dauda vraiment naravivuye nabonye mu mediateri mwiza kandi yamuhaye umwanya uhagije wo gukina nyuma ya Sekafa abantu batekerezaga ikintu kimeze gutya Sekafa APR yayikoresheje avuga ngo ni nka pre-season ko yari kuva muri iki gihe cyo gukoresha abakinnyi b'abanyarwanda cyane bayishyiramo n'abanyamahanga ifite benshi bashya wari umwanya mwiza noneho kubaho umwanya kuko bari babizi ko nta kindi gihe gisigaye cyari bagiye gutangira gutegura match ya Azam Toke match zikurikiye nizo gutegura match ya Azam urakina abakinnyi ukoresha system utozamo bikimikinire utegura match ya Azam match yakurikiye ni ni Simba Day cya kibazo n'ubundi ntiyagikemuye cyo kuhaba abakinnyi beza umwanya baramti n'ubundi bagiye hanze bahabwa iminota mike cyane APR imaze kurya 2 twibukiranya ko abakinnyi akoresha barazwi match mbere ko tubanze turayijyamo cyane rwose match ya Simba Day nta ariko tubanze twibukiranye abakinnyi akoresha ku kigero bakina kujya by'ibiri 60 ugiye Pavel Nzira kina yose we ni V n'ubundi abazamu ni bajyasimba Clement na Yunus kabiri ni Kagege abantu bavuga ngo na Ombolenga ni mwari mumuzi ariko for God's sake sinshaka kugira ijambo ribi mvuga ku muntu ndi kubonamo ko azava mu mukinnyi ariko sindabona ko yabaye mire ntarashya neza Kagege akwiye kuba ari muri APR suis d'accord 100% ariko nari buryoherwa ahubwo yagira nka Ombolenga umupusaho sezimwe ebyiri ko Kagege ni muto cyane acyafite urugendo deja kumwexposa match zigera muri 70 agiye gukina muri ino saison azi ko ari regular starter ntabwo ari introduction nziza ku mukinnyi mutoya nawe vraiment n'umugogoro pour moi bivuga ngo Ombolenga nk'umukinnyi ubanza muri equipe nationale kuri kabiri byari bube byiza iyo mu izindi seze ebyiri zo gukuza Kagege mukanagira na agreement uyu mwana azabona iminota azagenda akina nawe uri gukina ariko akuriraho agira ibyo amenya hari ukuntu introduce umukinnyi gahoro kandi bigakunda Real Madrid ni urugero rwiza Vinicius Zidane yajya introduce petit à petit kugera ubwo yajya amwigisha kubura umutwe akamara ntukacenge ujya muri kona jya ubura umutwe ureba ahantu uri kujya introduce abamugira umukinnyi ntago muzi Marcelo amuzana ko Carlos yari yamaze gusezera bakamubwira ati garuka Marcelo yatangiye akina imbere Ramos yaje akina kabiri baramubwira bati garuka Ramos yavuye muri Sevilla akina kabiri kuri kabiri akina na 6 bamutransformamo mu center back ndashaka kubwira iki hari urugendo ukora ku mukinnyi muto okay Pempor iryo reka tubireke dukomeze gatatu Claude igenda rya Christian nemera ko Claude yazamuye urwego vraiment
vraiment muri Sekafa Claude yagize Sekafa nziza cyane naryohewe n'imikino ya Claude pari mérite kabisa aba center back ni abanyarwanda ni Yunusu na Benjamin na Clement abicaje Benjamin bari kwicaza na Swan probably birashoboka ko dushobora kuba wenda tubanda ratinga cyane ariko na partnership yabo iryohera abatoza n'ikimenyimenyi Clement aba mu defenseur mwiza ikindi nabwo APR yinjijwe cyane muri Sekafa turavuga ngo APR yatwaye Sekafa ariko yinjijwe ibitego bike cyane si igitego cyo kuri Villarreal cyo kuri finale si ibyo se cyo kuri Vira kuri Vira nicyo kuri finale si yinjijwe ahandi equipe za clean sheet yes equipe za clean sheet hafi nk'eshatu Singida yariyemo igitego oya Singida kimwe cyabari kimwe kimwe gusa inganya na Vira kimwe inganya niri ubusa ku busa ya Sudan finale banganya kimwe ndetse na penalty ni ibitego bibiri ya equipe za clean sheet eshatu so far ntabwo byari bibi gatandatu Dawuda wagaragaye twaravivuye no munyamahanga ndora aho bitangira kugoranira rero aho abanyarwanda batari kwemera abanyarwanda bavuga ngo Chidiebele na Godwin baje bakererewe kuba waba ukiri kubakoraho akazi iki gihe ni ibintu umuntu yaha umwanya akabyumva ariko Rampti wari uri muri Sekafa ubwo ni match eshanu ni gutagejeje bataraba umukinnyi wo kujya mu kibuga kwemeranya ko mu cyubahiro ngomba ruboneka Radio Rwanda dukunda ruboneka n'ikimenyimenyi twamuhaye yo kumwubaha ni Axel kubinkono iyo tujya gutanga AKA ku mukinnyi nuko tuba nicyo bita kubembereza nukumuryoshya kumutetesha kumwereka ko uri shusho twakunze imikinere yawe ariko ntanganirwa magana ramutarusha umuntu witwa ruboneka umupira mu bigaragara ibintu byo kuvuga ikoranabuhanga ndaryemera nemera n'ibintu by'imibare ruboneka afite workload iri hejuru ruboneka rwose bamushyiraho GPS akiruka ugasanga afite ibirometero 13 abandi bakiri mu birometero 8 ruboneka stenate arakora cyane nje ndaramukunda byihari none usibye no mu kibuga nabajije nuko yitwara hanze ni n'umugabo bura n'umwana ufata amafaranga muri CSS ngo yaguze amazi igikondo yari amazi ntabwo yaya amafaranga ubona kazakira n'umugabo n'umwana uzaho yavuye très discipline n'uzamwumva mu mayoga n'uzamwumva n'umugabo ariko iyo Rampti asunitse pass ubona kayirusha ruboneka hatwaye tureke kubeshya abantu Rampti n'umukinnyi wakinnye muri equipe nationale ya Ghana muri Kani senior team ya Ghana fugatsek n'umukinnyi ukomeye tureke kubeshya umutoza atamuhaye iminota ihagije nikosa ry'umutoza imwe bavugaga bati Lamine Ba yarahamagaye umukino olympique ubu bita Rampti n'umukinnyi mukuru abakinnyi bazamenyerana ryari utabashyiramo hari n'umuntu wanditse hano umusubize ufite nosiyo ku by'ubutoza aravuga ati ariko ati buryo bw'imikinire ati no umuntu udakunda